Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye guca amarega k'intambara ikomeye cyane igiye kuba nyuma yo kubwira abatuye ibice byose bigenzurwa na M23 Rucuru, Masisi, Goma ndetse n'ahandi ko bagiye kubibohora. Abwira urubyiruko rwo muri ibyo bice ko bagomba kwicara bagatuza kuko we ubwe yamaze kwiha intego yuko bagiye kwisubiza ibice byose byafashwe na AFC M23. Tugiye kugaruka rero ku ijambo ryose uko ryakabaye rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu buryo burambuye. Ni ijambo tugiye gusemura muri rw'ikinyarwanda ryavuzwe mu rurimi rw'igifaransa i Kinshasa. Reka dutangire muri ubu buryo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Bwana Perezida w'inteko ishinga amategeko, Bwana Perezida wa Sena uhagarariwe hano, Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe uyobora guverinoma, Bwana Perezida w'urukiko rw'ikirenga, Bwana Perezida w'inama y'ubukungu n'imibereho myiza, Perezida ba za institution zunganira demokarasi, badepite namwe basenateri, banyacyubahiro bagize guverinoma, banyakubahwa bambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga, banyacyubahiro bagize biro y'inama y'igihugu y'urubyiruko, rubyiruko rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeye, rubyiruko rw'igihugu cyacu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abashyitsi muri hano. Uyu munsi nishimiye gufata ijambo mu muhango wo kwimika biro nshya y'inama y'igihugu y'urubyiruko. Amatora yabazanye hano ni ikimenyetso cy'icyizere n'ubutumwa bw'inshingano. Aya matora yemeje ko urubyiruko ari umufatanyabikorwa ukomeye w'igihugu mu kuyobora politiki rusange. Ndabashimira ku mugaragaro kandi nkaba mbifuriza intsinzi. Urubyiruko rwacu si igice cy'imibare cyangwa imibereho, ahubwo ni imbaraga zitera imbere igihugu, ni umusingi wa mbere w'ubukungu n'ahazaza h'igihugu. Urubyiruko rugaragaza ubusanzwe impano z'abanyekongo, rugahagararira imbaraga z'iterambere z'iki gihe cyiyemeje guhindura igihugu. Mwebwe bahawe inshingano uyu munsi, ndababwira nti mu bikiraro gihuza ibyifuzo by'urubyiruko n'ibikorwa bya leta, muhindure agahinda n'uburakari buboneye mu bitekerezo, kandi ibyo bitekerezo mubihindure ibisubizo bifatika. Inshingano yanyu ni ukuvuga mu izina ry'urubyiruko, kuba umutimanama wacyo n'imbaraga zacyo mu gihe mwanga kudindira kandi muhitamo ahazaza. Ndabasaba gukora biro yanyu urubuga rw'ubumwe, isoko y'ubushobozi, ishusho y'indangagaciro nziza, kandi hejuru ya byose urugero rw'ubunyangamugayo rukorera urubyiruko rwose. Abakobwa n'abahungu, abatuye mu mijyi n'icyaro, abanyeshuri n'abanyamwuga, abahanzi, abakinnyi, abashoramari mu buhinzi, abafite ubumuga ndetse n'abanyamahanga bakomoka hano. Banyacyubahiro, bashyitsi bahire, urubyiruko rwacu, inzira mbagezaho irasobanutse kandi yubakiye ku ngingo zikurikira: uburezi n'ubumenyi, umurimo n'ubushabitsi, ubunyakongo n'imico myiza, guhanga udushya no kwinjiza bose. Icya mbere ni uburezi n'amahugurwa. Tugomba kwihutisha guha agaciro amasomo ajyanye n'akazi k'ejo hazaza, ikoranabuhanga, ubuhinzi bugezweho, ingufu, ubuzima n'imyuga. Amahugurwa agomba kuba inzira y'icyubahiro mu gihugu cyose. Icya kabiri ni umurimo n'ubushabitsi. Urubyiruko ntirusaba impano cyangwa amahirwe yihariye, rusaba urubuga rungana kuri bose. Tuzakomeza gufatanya koroshya inzira z'ubucuruzi, kongera uburyo bwo kubona inguzanyo no gufungura amasoko ya leta ku bigo biyobowe n'urubyiruko. Icya gatatu ni ubunyagihugu n'indangagaciro. Nta mpinduka ishobora kubaho idafite ubunyangamugayo, umurongo n'ubwitange. Mu gihe cy'imbuga nkoranyambaga n'umuvuduko w'amakuru, ndabasaba kandi
ngo ndabahamagarira kuba intumwa z'ukuri z'amahoro z'ubumwe bw'igihugu. Ndabasaba kuba abapatriotisme b'ukuri n'abanyamugayo mu kurwanya amacakubiri, urwango, uburiganya, urugomo, gucengezwa, ibinyoma n'ubushukanyi. Icya kabiri ni ukwinjiza bose. Repubulika ntabwo izasiga umusore cyangwa inkumi n'umwe inyuma. Abakobwa, abasore, abafite ubumuga, abatuye icyaro n'utundi duce, bose bazitabwaho. Tuzakomeza urugamba rwo kuzana uburinganire hagati y'abagabo n'abagore mu muco wa masculinité positive no kutihanganira na rimwe ihohoterwa rikorerwa ku gitsina. Uburinganire mu mahirwe si intero gusa, ni isezerano rya leta kandi njye ubwanjye ndihagazeho kugira ngo izi ngingo tuvuga zizatume mu byifuzo, ntizizagume mu byifuzo gusa, ahubwo zizahinduke ibisubizo bifatika ku rubyiruko rwose. Mu nama y'abaminisitiri yabaye ku wa gatanu tariki 3 Ukwakira 2025, namenyesheje abagize guverinoma icyemezo cyanjye cyo gutumiza vuba aha ku busugire bwanjye inama y'igihugu iziga ku murimo no ku bushabitsi bw'urubyiruko. Iyo nama izahuriza hamwe muri Perezidansi ya Repubulika, minisiteri na institution zifite aho zibangikanye, ibigo bya leta bikomeye, abikorera ku giti cyabo, abafatanyabikorwa n'imibereho myiza ndetse n'abahagarariye urubyiruko hamwe n'abafatanyabikorwa mu bucuruzi no mu bushabitsi. Iyi nama igamije gushyira hamwe imbaraga zacu ubu zikiri nkeya cyane. Iyi nama izadufasha gushyiraho icyerekezo cy'igihugu gihamye kandi cyumvikanyweho kuri gahunda y'igihugu yo guha urubyiruko akazi no kurushishikariza ubucuruzi. Izemeza ingamba zifatika zirimo politike y'imisoro yoroheje ku rubyiruko, inzira zoroshye binyuze mu idirishya rimwe ryo gushinga ibigo, uburyo bwo kubona amahugurwa n'akazi ka mbere, uburyo bujyanye bwo kubona inguzanyo, ubufasha bwa tekiniki bwihariye, kandi habeho n'uburyo buhamye bwo gukorana mu gihe kirekire, hamwe n'ibikoresho byo gupima no gukurikirana kugira ngo hagaragare ingaruka zifatika mu ntara zose. Urubyiruko nkunda, ibihe turimo bitugezaho ibibazo bikomeye mu bukungu, umutekano, ibidukikije n'ikoranabuhanga, ariko kandi bitwereka amahirwe mashya ku bamenya kwiga vuba, gufatanya no kugira ubutwari bwo kwihangira imirimo. Ndabasaba mwebwe kuba abanyabugeni b'igihugu cyacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba iri kubaka igihugu gishingiye ku guhanga udushya ariko kidatatira indangagaciro zacyo, gikura ariko kitirengagije ubutabera, gifungura amarembo ku isi ariko kidatakaza ubumuntu bwacyo. Mwebwe rubyiruko rwo muri Goma, Beni, Butembo, Masisi, Ituri, Rucuru n'ahandi hose habaye akarengane, ndabagezaho ubutumwa bw'urukundo, imbabazi n'icyizere. Ubutwari bwanyu imbere y'akarengane si ijwi risa n'iricecetse, ni ishema ry'igihugu kandi ni inshingano idusaba twese. Muzamenye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose iri kumwe namwe, umutima umwe, ntimuheranwe n'umubabaro mwenyine. Igiciro cyo kwihagararaho mu kwishyura niyo soko ya Kongo nshya, cyubaka ubumwe bw'igihugu. Niyemeje ku giti cyanjye gukora ntaruhutse kugira ngo ngarukire ububabare bwanyu, nsane amahoro n'umutekano no kwihutisha isubira mu buzima busanzwe mu gihugu cyose.
nihagera igihe cyo kubohora uduce twanyu tuzahita dutangiza gahunda y'ingenzi yo kongera kubaka no guteza imbere imihanda, amashuri, ibigo nderabuzima, uburyo bwo kubona umurimo n'ikoranabuhanga kugira ngo ubushobozi bwanyu bwo guhanga ibishya bube imbaraga z'isubukura ry'uturere twanyu. Mugume mushikamye kuko ejo mwemerewe kuko ibyo mwemerewe ntabwo iri sezerano rizigera ryangirika, ryubakwa namwe kandi rigamije mwe. Kuri mwe bagize biro nshya y'inama y'igihugu y'urubyiruko, kuboneka muri iyi biro ntibikwiye gusa kubabera icyubahiro, ahubwo ni inshingano yo gutanga ibisubizo. Inshingano yanyu irakomeye, ariko icyizere cyanjye mbagiriye kiraruta kure izo nshingano. Nimugire iyi nama y'urubyiruko ishuri ry'ubuyobozi n'intangarugero, abo bumva, aho baganira, aho bafatira ibyemezo kandi bakabihagararaho. Leta ku ruhande rwayo izabafasha mu bikoresho, mu mavugurura no mu kubatega amatwi buri gihe. Mu izina rya Repubulika mbifurije inshingano nziza zifite umumaro kandi zishyira hamwe urubyiruko. None reka duhe urubuga ibikorwa byanyu nibibe ishema ry'icyizere cy'urubyiruko rw'abanyekongo, kandi byandike hamwe narwo urupapuro rushya rw'amateka yacu. Urubyiruko rw'abanyekongo ruragahoraho. Imana iha umugisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayituye. Murakoze. God bless Democratic Republic of Congo. Je vous remercie. Simplement un honneur protocolaire. C'est un mandat de résultat. Votre responsabilité est certes grande. Votre responsabilité est certes grande, mais ma confiance en vous l'est encore davantage. Faites du Conseil national de la jeunesse une école de leadership exemplaire, un lieu où l'on écoute, où l'on débat, où l'on décide et où l'on tient parole. L'État, pour sa part, vous accompagnera avec des moyens, des réformes et une écoute permanente. Au nom de la République, je vous souhaite un mandat fécond, utile et rassemblant. À présent, place à l'œuvre. Que votre action honore la confiance de la jeunesse congolaise et contribue à écrire avec elle une page nouvelle de notre destin commun. Vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.